Ibinyamakuru biratubwira amakuru y'ibibera ku isi, abanyapolitike bakatubwira imigabo n'imigambi yabo, abandi nabo bakatubarira inkuru zabo n'ababo. Nyamara ariko hari andi makuru batatubwira. Ayo makuru na ya kampani Rubavu Buy and Sell Limited. Ngiyi kampani yizewe mu kugura no kugurisha ibibanza n'inzu mu buryo bwihuse. Ikorera mu burengerazuba bw'u Rwanda, by'umwihariko mu mujyi wa Rubavu ndetse no mu karere ka Musanze. Uretse kugura no kugurisha inzu, inabafasha kugura ibibanza no kubigurisha, ikanabafasha kubona apartment zo kubamo by'igihe gito cyangwa kirambye, ikanabafasha kuzamamaza. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 42 43 82 cyangwa ukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga zacu, hose twitwa Rubavu Real Estate. Rubavu Buy and Sell Limited, your trusted real estate partner. Hi people, welcome to Rubavu Real Estate YouTube channel. Niba uri mushya hano cyangwa se n'usanzwe utureba ukaba turakora subscribe, please do subscribe, ukandi like, share no kunzogera kugira ngo tujye tubana buri munsi. Commentaire zanyu ni ingenzi kuri YouTube channel yacu, kuri YouTube channel yanyu, kandi mubwira ko dufite n'izindi mbuga nkoranyambaga wadusangaho kuri TikTok, Instagram, Facebook, amazina namwe Rubavu Real Estate. Nyago murabona ko ndi mu muhanda principal, hano turi Rubavu Rugerero. Hano tubazaniye inzu. Ni inzu ifite n'andi mazu. Aha hantu ni hanini cyane. Aya mazu yose ari mu kibanza gifite metero kare 600. Na ahantu heza, ndaza kwinjizamo hano mu marembo yaho muharebe ukuntu ari heza. Ni ku muhanda, ngira ngo hanze muri kuhareba ni ku muhanda. Umuhanda principal n'uwo, muraza kuza twinjiranemo. So inzu ifite ibyumba 4, salon na salle à manger, ikagira amadusha n'amatoilette, kagira andi manex yo gukodesha. Na ahantu heza cyane, ni hanini ku irembo, ngira ngo murahareba. Ushobora no kubaka andi manex yo gukodesha ukajya winjiza amafaranga menshi buri kwezi. So na ahantu hanini cyane, na ahantu heza, ni ku muhanda. Ahantu twatangira miliyoni 35 zonyine. Igiciro ni miliyoni 35 zonyine. Ni hanini, ubuso nababwiye ni metero kare 600, kandi iyi nzu nini principal ifite n'andi manex yo gukodesha binjiza amafaranga menshi ku kwezi. Rubavu Rugerero, aha ni ahantu heza, ni Shwadel, ni quartier nziza, VIP neighborhood, hari kubakwa amazu meza, amakadastere. Duhamagare mu bambiri hano hatagucika. Ibyangombwa byose birahari, ugura uhita ukorerwa mutation, kandi Rubavu Buy and Sell Limited tubigufashamo byose kugera birangiye. Iyo nimero ubona kuri screen yawe cyangwa se kuri ekara wayiduhamagaraho. Ushobora kudusaga ku mbuga nkoranyambaga zose dukoresha kuri TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn. Amazina yose namwe ni Rubavu Real Estate. Rubavu Buy and Sell Limited turizewe cyane mu kugura no kugurisha ibibanza n'amazu. Usibye n'ibyo, tubafasha kubigura no kubigurisha. Dukorera mu ntara y'Iburengerazuba, especially mu karere ka Rubavu ndetse n'akarere ka Musanze. Tugufasha kubona ahantu ho kubaho inzozi zawe, gutura ahantu heza, ahantu wigeze kwifuza mu buzima kuba. Rubavu Buy and Sell Limited, buri gihe tuba duhari ku bwawe. So duhamagare mu bambira n'ahantu hatagucika. Nabivuze ibyangombwa byose birahari, ugura uhita ukorerwa mutation. Rubavu Buy and Sell tunagufasha kubona apartment nziza zo kuba mu by'igihe gito cyangwa se by'igihe kirekire. Duhamagare cyangwa twandikire. Ushobora no kudusanga aho dukorera mu mujyi wa Rubavu. Rubavu Buy and Sell Limited, your trusted real estate partner. We always here for you.